aka ngaka gafite nibura ikiro n'igice. Ubu wakwibaza uti kuki ibyo agiye gushyiramo gutya, kuko nakubwiye cya kigero cy'aka gakoresha afite tukizi. Ubwo ashyizemo tubiri n'agace. Ubwo ni ukuvuga ngo ashyizemo hafi ibiro 4. Ibi biryo urabona uburyo abishyiramo, ni ukugira ngo yirinda kugira ngo bitangirika bikaba byameneka. Azi neza ibyo ashyiramo kuko aba yarabanje kubara utu twana, akaba azi n'amagarama dukeneye. Ingurube yonsa n'itonsa ntabwo zarya bimwe. Urabona ko n'abana ntabwo baragera igihe cyo kurya, kuko iyo usa ngo bageze igihe cyo kurya bari kuza bakumva bashaka kurya ibi ngibi. Ariko barashaka kwiyongera, ubwo baracyari bato. Nicyo gituma umuntu aba agomba kuyigaburira igahaga kugira ngo ibone uko iza kuzonsa. Buriya yari yarabyaye tungahe? Yari yarabyaye twinshi cyane, ifite 14 ariko buri ifite 12. Reba uburyo iri kurira kandi ubona ko ikujije, ntabwo ari byiza. Hano dufite ingurube zo mu bwoko bwa Pietre. Nk'iyi ngiyi ibyaye ubwa kabiri, reba ukuntu ingana. Reba abana bayo ukuntu bameze neza. Ubu yabyaye abana bagera muri 14. Reba ukuntu ibonsa neza kandi ubona ko ubwana bumeze neza. Abana zishyizemo bikeya nta mpamvu yo kugira ngo zirye byinshi. Bishobora guhita bizigiraho ingaruka, ubwazo zikabyibuha zikaba nini, cyangwa se mo kimwe zikaba n'ibyana bishobora gukura mu nda, abana bagakura bakaba banini cyane, ikazagira n'ingorane. Niyo mpamvu ashyiramo bike. Zose arazizi. Iyo ingurube imaze kubyara rero, icyo ukora wiyita aho wadushyizeho muri bereso, ukanareba ko ya ngurube nimba ishoboye kurera abana, cyangwa se ifite ya magurube iri konsa neza. Ubwo iyo utwana twavutse tumaze iminsi 3, ikintu cya mbere tudukorera iyo tukivuka uwo munsi turaducanira, kugira ngo tuducanira ya minsi 3. Tuducanira tugomba gushyuha, tuba dukunda kujya kuryama muri bereso. Iyo tumaze gushyuha rero, tumaze ya minsi 3 ducanira, tudukata amenyo. Ubwo tukanabwira veterineri nawe ubishinzwe agatera urukingo twita feri. Ubwo ingurube zikaba zikuze, zikaba ugatangira tukazitaho nanone tukazikurikirana kugeza zicutse. Icyo byangejejeho, turya neza, tukaryama heza. Twarubatse, ubundi mu nzu nziza isumbye niyo nabagamo mbere, kandi biturutse ku bworozi bw'ingurube. Hano muri VAF ntabwo dukora ubworozi gusa, dutanga n'ubujyanama. Amakuru twongeye twaje kubasura. Yego. Baho neza. Amakuru. Ameze ute? Meze neza. Mwe muri aho? Twari turaho. Nk'uko bisanzwe nyine ibiganiro byacu tuba tugira ngo tugeze ku nshuti zacu cyangwa ku badukurikira, ni ukugira ngo bagire ubumenyi bwo gukora, bwo kugira ngo biteze imbere, aho kugira ngo twese tujye duhora tuvuga ngo ibyo gukora nabyo cyangwa ibyo kugira ngo umuntu bimubesheho ngo akazi karabuze. Ibyo nibyo bintu tudashaka muri Cofisal. Turashaka ko abantu batureba kuri YouTube, kuri channel zacu, rwose bumve ko dushaka iterambere, aho kugira ngo dusubire inyuma, aho kugira ngo tujye hasi. Rero twongeye gusubira mu majyaruguru muri za Byumba, muri Kageyo, kuri wa mworozi wacu wabigize umwuga, umworozi w'ingurube. Abatureba bagiye bibaza uburyo umuntu atangira ubworozi bw'ingurube kugira ngo bimuteze imbere. Niyo mpamvu twongeye kugaruka kugira ngo tuganire uwabitangiye, uko yabitangiye, noneho abaganiriza avimuzi uko yatangira ubworozi bw'ingurube kugira ngo bimuteze imbere. Iyo umbaza uti nabitangiye gute, ubu nta kibazo nawe nakubaza, ese uramutse ubishatse watangira ute?
icya mbere ni iki muri gukora cyo kuba muza mugashaka amakuru mukumva icyo abantu bababwira kuko ugasanga nibyo. ariko njyewe buriya njya gutangira nk'umuntu wari umukozi ni ibintu bitatu. icya mbere kuko nashakaga icyatuma niteza imbere birumvikana cyane. yego ndakora mfite umushahara kandi buriya umushahara muzumva bawita ngo ni serumu. siko abantu bose bavuga ngo umushahara ni serumu. bivuge ko hari icyo ubamariye. oya buriya babifatana nabi. cyo urumva nk'umuntu wakoze mu buvuzi nanagisobanura umuntu burya bita umushahara serumu aba yibeshye. umuganga aha umurwayi serumu kubera impamvu ebyiri zikomeye, kugira ngo igihe yarembye ataza kuba yamuburira n'umutsi, kugira ngo igihe arwaye aba yanyuzamo imiti adashobora kunywa. buriya rero umurwayi nyawe ahora afite fora, ahora ashyiramo imbaraga yo kugira ngo serumu imuvemo, ku buryo abwira umuganga ati buriya norohewe ndabasha kurya kugira ngo mve kuri serumu, kuko serumu ntabwo ari nziza ku murwayi. uriya n'umushahara umuntu abitekereje neza ni mwiza kuko utuma ubaho, burya ukeneye kunganirwa, ndetse byanashoboka ukaba wanabwira n'umukoresha wawe ngo uti yewe narakoze ariko ndumva ashaka guhindura umurimo nkajya mu bindi. icyo nicyo kimwe nashaka kugira ngo abantu bumve, ngihuze n'icyo bita serumu. ubu muri abasangwa kuko iyo uje inshuro irenze imwe ubundi icyiciro cya mbere tugeraho hano ni kugusobanura ibibera hano. cyane bavuga ngo ugeze buryasaza zirya mbisi. ubu iyo ugeze hano tukubwira ibyo ukurikiza. aya matungo yacu akeneye kuyarinda natwe twirinda, kuko byagaragaye ko hari indwara amatungo ashobora kwanduza abantu, ariko natwe hari indwara nyinshi ziva ku bantu zijya ku matungo. ku bw'ibyo rero icyo twita ubwirinzi biosecurity itangirira hano. burya yatangiye hari ugikandagira mu muti ukigera hano, ariko ntituba turakugirira icyizere kuko iyi myenda yawe aho wagiye unyura ishobora kuba iriho ubukoko bwaduteza mikorobe. niyo mpamvu rero iyo tugeze hano turabanza tukagusobanurira, tukakubwira ngo uremera wambare indi myenda yacu iba muri iyi famu itahava, ikorerwa isuku, bityo ube wakwinjira mu matungo yacu twumva utuje, utakwanduza amatungo yacu, kandi nawe ubwawe tukurinze. ubu nicyo tugiye gukora rero. murakoze. murumva rero inshuti za Kofisare, urumva umuvandimwe byose yarabiteguye shirimumu. ubu tugiye kwambara kugira twinjire mu kiraro nyirizina. tukigera hano mbere y'uko twambara turabanza tukaguha umuti sanitayiza. nanjye ubwanjye ndawukeneye. iyi ni imyenda imeshe igiriwe isuku, kugira ngo mwirinde uwakwinjiramo ikibazo. ntabwo birarangira kugira ntacyo, nako karamenyerewe. n'agapfukamunwa uragakoresha neza. aka nako umuntu aragakoresha, ugakoresha mu mutwe. rero kwambara urabona ko ibintu wamugani byarahindutse. nta muntu wemerewe kugira ikintu akoraho itungo cyangwa iki, iyo bibaye ngombwa tuguhanaga. impamvu tubikora nta yindi, ni ukugira ngo turusheho nk'uko nabisobanuye mbivuga, ni ukwirinda turinda, ariko tukarinda n'amatungo yacu. ibi ni ibiryo byazo. ubu murahera he? hano bafite uko bagenda bagabura, baba barabipanze. muri kabiri wowe tereka gukomerezaho duhera muri kane. iyi saha yazigeze nazo ubwazo ziba zibizi.
ariko natwe kamemo na veterineri ubwe biba biri muri rekodi ze amasaha nk'ubu urabona deja saa cyenda n'igice zirageze. Icyo gihe baba bitunganyije barabanza bakazenguruka niwo murimo wa mbere ukorwa. Barabanza bakazenguruka mu biraro bakareba uko hameze, bakareba isuku, ko itungo niba ugiye kurigaburira ugomba kurigaburira neza. Izi manjwari zazo zigakorerwa isuku, zamara gukorerwa isuku noneho bakaba bakoresha babanza gushyiramo amazi, kuko ibiryo tuziha tubivanga n'amazi kubera impamvu ebyiri z'ingenzi. Icya mbere ubwabyo ibyo biryo bikoze nk'amafu. Icya kabiri kuba bikoze nk'amafu uramutse ubishyizemo byonyine yo kubera n'inzara iba ifite ishobora kubifata bikaba byajya no mu myanya y'ubuhumekero ikagira ikibazo no mu bivanga n'amazi. Yego, ikindi bishobora no kugenda bikagera mu gifu bigafata kuko aba ari amafu. Niyo mpamvu iyo rero tubivanze n'amazi zikabifata nk'igikoma bituma zibifata neza zitabyangije kandi nazo nta ngaruka bizigizeho. Ubu rero isaha irageze, iyi saha igeze icyo yihutira cyane ni uguhera izonsa n'intoya zicutse, noneho tukagenda tugera ku bindi byiciro, ariko bigakorwa mu gihe gitoya kuko ababishinzwe buri muntu afite igice akoramo, ajya kurangiza igice cye n'undi arangije tukarangiriza icyarimwe. Urabona ko iyo amasaha ageze bimwe navugaga impamvu bahera kuri kino giti wirinda ko ingurube zurira cyane, kuko uko zishaka ibiryo cyane zurira, urabona nk'iriya iyi rahaka bishobora kuyigiraho ingaruka. Ubwo arahita cyane agiye guhita ahera kuri iki gice kuko materinete yo iba ifite umwihariko. barahera hirya. Ikindi nk'uko umubona hano aka gakoresho ubona agiye gukoresha ntabwo ari agakoresho apfuye gukoresha gusa, tuba twaragapimye. Urabona ko kari akajerekani gasanzwe twarabanje turagapima tumenya ese ibiryo by'ingano ubwo bwagiye gushyiramo aruzu biterwa n'ahageze. Aka ngaka gafite nibura 1 kilo n'igice, ntigashobora kurenza 1 kilo n'igice. Bituma rero bimufashaho kugira ngo agende apima buri mwanya, ubu kakaba karapimwe ku buryo kamufasha gupima. Murakurikira rero ahera ku ruhande mu gihe nanjye twahera hano. Oya, ubwo aba afite uko yabigendera ahera hariya. Reka tujye kureba. Yego, iki gice nubwo ari materinete twashyizeho agace gatoya, izi buroke zigera muri 3 cyangwa 4 naho ducukiriza. Izi ziracutse. Ubwo rero mwabanjijemo amazi. Yego, tuba twabanjijemo amazi. Ubu wakwibaza uti kuki ibyo agiye gushyiramo gutya, kuko nakubwiye cya kigero cy'aka gakoresho afite tukizi. Ubwo ashyizemo 2 n'agace. Ubwo ni ukuvuga ngo ashyizemo hafi ibiro 4. Ni ukuvuga ngo twarazibaze tureba amagarama zikeneye, noneho ukagenda uyateranya kuko utagenda ugaburira imwe ukwayo. Ubu ngubu ibi birahagije nta bindi, kandi byivanze byabaye nk'igikoma. Urabona ko zibishaka nta kibazo, ubuzi neza ko bizikwiriye. Icyo kimwe n'aha ubu umubare wazo arawuzi, azi ibyo ashyiramo. Ibi biryo urabona uburyo abishyiramo, ni ukugira ngo yirinda kugira ngo bitangirika bikaba byameneka. Azi neza ibyo ashyiramo kuko aba yarabanje kubara utu twana, akaba azi n'amagarama dukeneye. Iyi rero urabona iyi yarabyaye kandi agomba urabona ko agenda avangamo kuriya. Ashyizemo kamwe, ashyizemo 2 kuko yari kurya kamwe, ariko kubera ko ifite bariya abana buriya tuzagenda twongera dukurikije abana yonse. Urabona nk'ingi ifite abana 12, ntabwo wayigaburira akana nako akanuza kamwe nk'ak'ingurube imwe. Ubwo rero ibyo byose veterineri
aba yaragiye abikurikira areba neza uko bimeze byose nubwo yayishyiriyemo arabanza akamenya abana ifite amenya abana ifite kugira ngo ibyo ari byo byose ingurube yonsa n'itonsa ntabwo zarya bimwe. urabona ko n'abana ntabwo baragera igihe cyo kurya kuko iyo usa ngo bageze igihe cyo kurya bari kuza bakumva bashaka kurya ibi ngibi barashaka kwiyongera ubwo baracyari bato nicyo gituma umuntu aba agomba kuyigaburira igahaga kugira ngo ibone uko iza kuzonsa cyangwa 2 n'igice kuko nayo ntabwo iba ishobora kubona aho ibishyira kubera ko igira igifu kimwe. buriya yari yarabyaye tungahe? yari yabyaye twinshi cyane, ifite 14 ariko buri ifite 12. urabona ko iyi ngiyi ayishyiriyemo nk'ibiro 2 bihagije, biba bihagije nta kindi. hajya ubwo mu gitondo nk'iyi ngiyi irahaka rero iyi irahaka yaje muri materinete ije kubyara ntabwo ari ngombwa kuyiha byinshi reba ibyo ayihaye biriya birayihagije kubera ko wirinda kuyiha byinshi kubera impamvu ebyiri. iyo uyihaye byinshi irabirya ariko ubwo ibigaburira n'abana bo mu nda bakaba baba banini cyane bikaba yazagira ikibazo mu gihe cyo kubyara. iyi nayo rero urabona ni ingurube yo mu bwoko bwa Duroc yabyaye abana benshi kuko yonsa arayongeza azi neza ko ibirya ndetse araza no kuyongeza no ku mazi ku buryo irya kumva ibaye neza kugira ngo ibashe kubona ubwo uko yonsa abana bayo. buriya abana bayo bari hano uribuka ko nagusobanuriye ko Beriso buriya harireba harimo ubushyuhe arimo arareba n'iriya mbabura arimo arayibona neza uri utundi tuba turagenda tukicara kuko tuzi neza ko tuhasanga ubushyuhe akenshi nimwo tuba twiryana. ibi birayihagije. ubwo mahage bwo mu gitondo muzigaburira mu gitondo sangahe? mu gitondo saa 3 no muri aya masaha saa 9 n'igice umunsi ukaba urangiye. urabona ko yongereyemo amazi biriya ishobora kubirya ikabimara. wongera usukemo nayo ubwayo ni materinete. iyi nayo ni materinete. rimwe nakubwiraga rero ko umuntu yibanda kuri materinete reba uburyo iri kurira kandi ubona ko ikujije ntabwo ari byiza. abonye ko ihaka cyane igeze hano ntabwo tuyiha ibiryo byinshi kubera iyo mpamvu ntabwo tuyiha ibiryo byinshi. urabona yahaye nk'ikiro n'inusu ayihaye nk'ikiro n'inusu birahagije. ariko nituza tukagera kuri iyi urabona ko yonsa ikindi nk'ingurube urabona yabyaye ejo ntabwo ari ngombwa guhita tuyiha ibiryo byinshi kuko ntabwo iba yari yakagaruye apeti cyane. ubu rero birasaba ko batangira buhoro bayiha ibiryo bike bike kugeza igihe izazamura apeti yayo ikagira ubushake ikabona ubutangira kurya. ubu birashimishije kuba yabyaye ejo ikaba itangiye kugira ubushake bwo kurya biratugaragariza ko ifite ubuzima bwiza irabasha no konsa abana bayo. nakomeza agere hano arebe nazazireba kofi hano urazibona. iyi yo urabona reba abana bayo bamaze gukura. bimaze igihe kingana iki? veterineri aba bana bamaze igihe kingana iki? iminsi 4. urabona rero kuba bamaze iminsi 4 kandi urabona yabyaye benshi cyane. ubu birasaba ko ayikurikirana ubona ko arimo ayongeza yamaze kugira apeti irabirya kandi umuntu aba ashaka kugira ngo irye ihage ibone ibiyitunze y'ubwayo ariko ibashe no gukora amaguru yo gutunga abana twayo. urabona ko ibonsa neza bameze neza. urabona kurira ko ayishaka ibiryo gutya ntabwo ari byiza. yego nubwo yabyaye urabona ko bishobora gutuma iba yavunika cyangwa ikaba yagira izindi ngorane. ugabura rero nizo ahera kugira ngo zitagira izo. hano dufite ingurube zo mu bwoko bwa Pietre.
nk'iyi ngiyi ibyaye bwa kabiri reba ukuntu ingana reba abana bayo ukuntu bameze neza ubu yabyaye abana bagera muri 14 reba ukuntu ibonsa neza kandi ubona ko ubwana bumeze neza cyane. ubu rero ikiza natwe tuyita najya kuyigaburira urabona uko ingana ubwayo reba abana yonse uko bangana reba abana bamaze abaveterineri abana bamaze kugira igihe kingana iki abana bamaze ukwezi n'icyumweru urumva deja bo bamaze no gutangira kurya uriya veterineri umuganga w'amatungo azigenera n'imfashabere ku buryo nk'utu ngutu agenda akadushyiramo ibiryo hariya noneho tugatangira kujya turya ubu noneho yayigaburira ukabibona urabona ko bya bindi twavugaga yo ikeneye ko igira n'ibindi biyunganira kugira ngo ibashe kubona uburyo ikora amagurube niyo mpamvu agiye no kuyongezaho amazi kuko abana baba bamaze gukura ikabifata neza ikabifata nk'igikoma ku buryo ikindi urabona ko twana aho dutandukanye na turiya duto twose twabonaga ko noneho dutangiye kujyamo kuko tuzi neza ko twamaze kumenya ibiryo ariko muziha n'amazi meza cyane tuziha amazi meza ni amazi tuba twatunganyije niyo yaba ari n'amazi y'imvura tuyashyiramo imiti yabugenewe zikeneye kunywa amazi meza ntabwo ari bya bindi bari banaga ingurube inywa amazi y'ibiziba yihuruguta oya twebwe izacu zifata amazi meza amazi tuyakura ahantu habiri dukoresha amazi ya wasake tugakoresha n'amazi y'imvura ariko amazi y'imvura turabanza tugashyiramo imiti yabugenewe kugira ngo abe ari meza kuko birumvikana n'akasa neza ikindi nk'uko wabibonyeho twagiye tunyura hose isuku iriranga cyane ingurube ntabwo uko bari bayizi ngo igira umwanda aho hose babonye no mu kiraro cyayo ubona ko hameze neza hafite isuku yego iki gice ni ikijyamo ingurube zabyaye zikimukira izindi muri materinete zikaza kongereza hano ubu zifitemo abana zigiye zifitemo abana bakuze bagiye no kugera igihe cyo gucuka kuko zari zarabyariye muri materinete aho kugira ngo zihongereze tuzizana hano kugira ngo muri materinete hajye n'izindi zigiye kubyara ingurube nuko amasaha yose yageze ntabwo ziryamye ubuzima bwacu birya iki gice cyose rero zirimo harimo izi ngurube zose zita ibigwano ni growers izi ni iziri gukura ku buryo tuzivanamo izizajya kuribwa izajya kororwa ni hano tuzicagurira noneho zimwe zikajya mu gice dukoreramo fateni ni ukuvuga ngo ni ukuzibyibushya izindi tukazijyana ahazororerwa ubwo rero yatambukamo akazireba kofi iki gice tumaze kujyamo kirimo zo nakwita iziri ibirwano cyangwa ibirwano akoresha iyo terime kubera inkoko izi nazo ziba zimaze kugimbuka ubwo rero duhita dutangira kuzicaguramo izizajya mu bworozi n'izizajya kubyibushywa zikajya mu nyama ubu rero iki gice tugiyemo ni izizajya mu bworozi izi ngizi ni amashashi twatoranije hano ni nacyo gice cyanditse hano ubu bagiye kuzigaburira na reba twashyira rwose igice cyane hano noneho kubera ko atari izo twavuga ko zonsa igihe cyane uko bikora ntabwo ari byiza urazongeramo gakeya reba cyane agenda ashyiramo ubundi ibyo ashyiramo ntabwo aba ari byiza ntabwo ari byinshi cyane bitewe usanga donko azigenera nk'ikiro gusa bitewe nacyo kitanarenze nk'izi ngizi zo n'amezi zifite oya uravuga izi ngizi izi zamaze kwima kuko ndabona amanuza yayo ubu zamaze kwima zino zaranafashe abana zishyizemo bikeya nta mpamvu zishyizemo bikeya nta mpamvu yo kugira ngo zirye byinshi
bishobora guhita bizigiraho ingaruka ubwazo zikabyibuha zikaba nini cyangwa se mo kimwe zikaba n'ibyana bishobora gukura mu nda abana bagakura bakaba banini cyane ikazagira n'ingorane. niyo mpamvu ashyira mu bike yageze ashyira mu bike zose abazizi arazizi. izi ngizi urabona ko zingana hano ni ikigero kimwe kandi urebye ibigo ashyizemo ntabwo ari byinshi ari bike. none se shuti rwose shuti Jacques Fisare murabona ubworozi bw'ingurube ntabwo bigoye ziramutse zirya byinshi ibyo dufite hano ingurube dufite hano urabona ko ari nyinshi ntabwo mwabona ikibazo mu gihaho. ni ukuvuga ngo nk'iyi ngiyi azi igihe yayitereye intanga azi intanga yayiteye ku buryo n'umworozi tugiye kuyiha tumuha ayo makuru turayamusangira. ubu n'ingo umuntu yaza akaba yakwinda yitanga yewe ubu inyinshi ziba zihari aborozi benshi baba barazisabye kuko araza akavuga ati ndifuza ngo muzanshakire ingurube iyi n'iyi ifite amezi ndashaka ingurube yo mu bwoko bwa Landrace muzayinterere intanga za Pietre cyangwa Diroc nzayijyana yarafashe. izi ni ingurube za Diroc zizigana kandi ubu zamaze guterwa intanga. ubu hari umworozi wifuje ati ngenda ashaka ingurube ya Diroc muzayinterere intanga ya Diroc cyangwa muzayinterere intanga ya Landrace cyangwa intanga ya Rage White cyangwa Cambra biterwa n'icyo umworozi yifuza tukayimutegurira yamara kuba ifite amezi neza tubibona ko ihaka neza ni ingurube za Landrace. abari Landrace ashobora kuyishaka ari Landrace 100% kavuga ati ngenda ashaka ingurube ya Landrace nkingi 100% muzayinterere intanga ya Landrace cyangwa ya Diroc turayimukorera. ariko zikunda kuba nini cyane Landrace ni ingurube ikurika banini cyane urabona nk'ingi igeze igihe cyo kwima ku mezi 7 irengeje n'ibiro hafi 140 ifite amezi 7 uzimaze kugera nk'amezi 8 kuko yatewe ubu dufashe nk'ingurube imwe ihaka irimo hano tukayipima wasanga irengeje n'ibiro 150. hari umuntu uhita yibaza akavuga ati ni gute ingurube yima bwa mbere ikaba ifite nk'ibiro 150. hano dushobora guhita tubibereka n'izi kuntu zingana. izi nazo ni ingurube za Diroc urabona ni ingurube za Diroc zuzuye kandi zose zamaze guterwa intanga. ubu zose zamaze guterwa intanga. iki gice rero tugiye kwinjiramo ni igice cy'imfizi. iki gice tugezemo ni icy'imfizi. iyi ni imfizi yo mu bwoko bwa Landrace. izi mfizi zacu urabona ko ipima nk'ibiro 100 iyi ngiyi imaze kugera nko mu biro 260 kuko ni ntoya niyo twatoje. ari nyina ari se ni Landrace 100%. ariko kubera ko twifuzaga kugira ngo tugere kuri kiriya gikorwa cyo gutanga iyi ngiyi yaratoranijwe iratozwa ubu yatangiye gutanga intanga. urabona ko ikuze imaze kugera hafi mu biro 300. iyi rero ni ingurube ya Landrace twavanye iwayo. ubu rero icyo tugiye kuzakora dushaka izayisimbura ifite ikipfana nayo akaba ariyo turekera mu bworozi. urabona ko ikuze irengeje zigenda zigaburira ubundi mu marandarasi iyo dufite nini iyi ngiyi ntabwo yabanye nyinshi. kirahita yurira kabisa iyi hakenewe ingurube nini iri mpamvu uretse gakaba ihagarara zose nyine icyo zihuriyeho ni uko ari ingurube zatoranijwe zikurwaho intanga yaba izo dukenera hano mu ifamu yacu cyangwa se mu kimwe izo tugenda duha abandi borozi bazikeneye. iyi ni ingurube yo mu bwoko bwa Cambra. ni ingurube nshyashya mu ngurube dufite mu gihugu tworoye
ariko urabona ko nayo irakuze igiye kugira umwaka igiye kugira umwaka n'amezi 8 ariko urabona ko yamaze kurenza ibiro hafi 300. Umunsi ndashaka kwigisha mpereye no ku ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani sibyo igice cya 10 umurongo wa 4 ukuvuga ukuboko k'umunebwe kuramukenesha naho uko umunyamwete kuramukiza. Hepfo gato ku murongo wa 5 akavuga ngo uwizigamira mu gihe cy'impeshyi aba ari umunyabwenge naho usinzira imyaka yeze aba ari ikigoryi. Aha umuntu abyumvishe narasomaga ndi umukristo ntabwo ari ubugoryi bundi. Aha ndashaka kugaruka kuri cya kintu nari nkubwiye, iyo umuntu yumva afite umushahara hari uwumva ko yageze yajya kandi ahubwo ari bwo yakagombye gukora, sibyo? Ugize amahirwe ubonye base ufite icyo uheraho, niho wakagombye kwaka ka avance sur salaire, wakagombye kubwira umukoresha wawe uti mfasha nibura ngere kuri iki. Aha rero iri jambo naryo ryaramfashije mu gutangira, avugaga niko mfite icyo guheraho ko ndi wa muntu ushobora gusaba avance sur salaire. Avance sur salaire n'amafaranga ugenda ukaka bank uti ngende umukozi hariya muye mumpaye make kugira ngo njye kugira icyo nkora, none njya mpembwa mujye muvanaho. Yego. Ubwo rero abantu benshi ntabwo mvuze ko batagize amahirwe yo kumenya uyu murongo, hari abantu bari muri icyo gice yakumva ko ahembwa kumva ko yageze yajya. Rero icyo gihe naratekereza nkavuga ati yego ngize amahirwe ndi guhembwa, ese niki nakora cyakunganira uyu mushahara kugira ngo mvahondi mbe natera intambwe. Ibintu nibi birushaho no gukora ibyo wari uri gukora bikubuze gukora, kuko buryo iyo ubikoze ubutanze n'akazi hari uri kugufasha kubikora bya bindi watekereje, uri no gukora bya bindi. Rero siko byagenze, narabifatanyije narabikoze koko ntangira uyu mushinga mbona urakuze, uhita umvana ku kazi uvuga uti ngwino tubana ahubwo kuko wabonaga wowe uri hejuru. Yego icyo gihe urareba ukavuga uti natangiye buhoro bigenda bizamuka nza kubona biruta wa mushahara wanjye. Ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo ureke ikinini utsimbarare ku gitoya kandi ikinini gishobora gusimbura cya gitoya kikaba cyagufasha n'ibindi. Aha rero mba ngira ngo abantu babyumve neza, buri wese aho ari ku rwego ariho ntabwo bisabye umushahara munini. Burya umushahara uramutse uwunganiye ugakora undi mushinga, ugakora ubworozi, ugakora ubuhinzi, ugakora ubukorikori, bikugirira inyungu yo kuba wakunganira umushahara wawe, ko kuba watanga akazi, watangiye gutanga akazi na babandi ubu ugiye guha akazi nawe aragenda bakitunga bagatunga abandi. Ni muri urwo rwego rero ubona nabitangiye uyu mushinga bonuje kuba munini kandi watunze benshi. Murakoze. Amazina nitwa Ntakirutimana Samuel, ndi umuganga w'amatungo hano muri Vision Agribusiness Farm. Rero icyo twagira ngo urana izi ngurube ni nyinshi kandi zose ko tuzibona zimeze neza, kugira ngo zigere kuri no level cyangwa kuri ubwiza bwazo, batubwira ibanga mukoresha imbatari ibanga kugira ngo dusangize abatwumva iki kiganiro. Nkuko mwagiye mubibona dufite ingurube z'amoko atandukanye. Dufite iz'utwana zikeneye kwitabwaho, tukagira izibyara umunsi ku wundi. Niyo mpamvu uko mubona uko bwije n'uko bukeye famu yacu iriyongera. Rero tugira gahunda y'icyumweru ariyo tugenderaho tukayikurikiza umunsi ku wundi. Dufite rero iminsi tugera. None se iyo gahunda y'icyumweru mugakora inama mukavuga tugiye gukorera gutya na gutya? Mbo icyambere cyiza nuko mba mpari nk'umuveterineri ukuriye abandi bamfasha kugira ngo tubashe kujya inama yuko twabigenza. Niyo mpamvu nshishikariza byibuze umworozi ko akwiye kugira umuveterineri, byabyiza abaye ahoraho umufasha mu mirimo igiye itandukanye amatungo akenera, nk'iyi ngiyi y'ingoboka mu gihe irwaye, mu gihe ibyaye. Rero tujya inama tukavuga duti iki cyumweru kugira ngo famu bigende neza dukwiye gukora ibi n'ibi, tukumvikana kugira ngo turusheho guteza imbere ubworozi bwacu. Ni ukuvuga y'ingurube bigize ikibazo cyangwa igiye kubyara, bibe bisabwa ko nkawe nka veterineri uba ugomba kuba uhari kugira ngo ukurikirane
ubuzima bw'iryo tungo cyangwa iryo ngurube. Nibyo cyane ko ngomba kuba mari kuko niko kazi kanjye, nibyo nize, niyo mpamvu iyo igiye kubyara mba ndi hafi n'uwo turi kumwe, nkaba namwereka uko bigenda, nkamwereka uko bibuze gukurikirana iyo umwana aje bigenda gute, nyuma y'uko umwana yaje ese yitabwaho gute. Ibyo byose mbikora ndi kumwe nawe ku buryo n'ubutaha niyo naba ndi ku yindi nawe yamfasha kuko mba narabimweretse. Ni byiza rero yuko n'umuveterineri wamugira muri famu ariko akigisha abandi, kuko siwe kamara, kuko ni ibintu ashobora kwigisha umuntu akabifata, ku buryo n'ikindi gihe runaka umurimo w'ingoboka usabwa veterineri undi wo muri famu yamufasha bitagombeye ko ariwe kamara. Ikindi wenda twaganira n'abazigabura nk'uko mwapanze icyumweru urumva harimo amaparite menshi, muyagaburamo gute? Mwese mujya kuri parite imwe mukanza mukayitaho mukajya ku yindi, mubigenza gute? Ukuntu bimeze wabonye harimo bloke nyinshi cyane zitandukanye, ni nako harimo ingurube z'amoko agiye atandukanye. Ubwo rero dufite abakozi batandukanye, umuntu wese amenya ahantu he, nk'umuveterineri kumuha inama mu gihe inama bitewe na bloke arimo ayoboramo. nk'uko wagiye ubibona hari nko mu twana, uwita ku bana nyine ubwo ni mu bana azi cyane iby'abana. Hari n'aho twagiye mu mfizi, uwita ku mfizi azi cyane iby'imfizi, nibyo tumuhaho inama, nibyo tumwunganiraho umunsi ku wundi. Amazina nitwa Uhiriwe n'Imana Enoke. None muri ino famu wowe ukaba ushinzwe n'iki? Muri iyi famu ndi umukozi, nshinzwe ikijyanye n'amasuku, kwita ku matungo, by'umwihariko nkagira bloke nk'uko veterineri yabivuze, nkagira bloke ya materinete nyobora, naho muri nasari aho abana bacukira, aho rero abana tubakorera isuku, ukamenya kuva bacutse kugeza bakuze bakaba bagera ku mezi byibuze 3 n'igice. Ubwo rero muri materinete ho bifite ingurube, tuzanamo ingurube byibuze ibura ukwezi ngo ibyare. Ingurube y'ibura ukwezi ngo ibyare ikwiye kuza muri materinete ikitegura, icyo kiraro kiba cyateguwe twagiteyemo umuti, ikazamo ikitabwaho, tukayimenya, tuba twarabyanditse mu ikaye igihe yimiye n'igihe izabyarira. Ubwo rero iyo tumaze kuyandika gutyo tukayikurikirana tukayireba, ikaza muri materinete, ikiba gisabwa ni ukuyitaho, ukamenya iyo ngurube yariye neza, mbega nk'uko n'umuntu utwite agomba kugirirwa, ugomba kumukurikirana ukamenya yariye neza, imeze neza gutyo. Ubwo rero iyo iri bwabyare dufite ibimenyetso duha ingurube. Ubwo ba veterineri baraberetse, yarabahaye amabwiriza by'umwihariko, amakuru menshi nitwe tuyafite tuyashyikiriza veterineri, kuko muba muri kumwe nazo, tuba turi kumwe nazo ubuzima bwa buri munsi. Ukamubwira ati iyi ngurube, nawe arabitubwira n'ibyo akatubwira ati yegereje kubyara, ariko nitwe duhora tureba buri munsi, tuba tuyegereje. Noneho iyo ngurube iyo iri bwabyare ikagira ibimenyetso twereka. Ibimenyetso twereka rero, iyo iri bwabyare ingurube iramanura amabere, ikazana ice, ukabibona ko yamanuye, ku buryo ishobora kugira inda ikenda gukora hasi. Ubwo rero ikabona iri kubura amahwemo, ukabona iyo iri kubura amahwemo unagenda, ushobora kugenda ugakora ku ibere ukareba, ushobora kubona iri kwikama. Iyo wakora ku ibere ukabona amataraje. Ubwo rero cyangwa se ubwayo uryamye ukabona irimo irikama. Iyo bimeze gutyo rero, icyo dukora uyishyiriramo akabarizo kugira ngo wisasire mere neza, nayo ikitegura, ikabona ko aho igiye kubyarira ahantu heza hafite isuku. Dufite icyumba rero gifite beriso, iyo beriso niyo ijya mu twana. Utwo twana rero no muri beriso ushyiramo akabarizo, aho twana turi bwage imaze kubyara. Iyo ingurube imaze kubyara rero, icyo ukora wiyita aho wadushyizeho muri beriso, ukanareba ko ya ngurube nimba ishoboye kurera abana, cyangwa se ifite ya magurube iri konsa neza. Ubwo iyo utwana twavutse tumaze iminsi 3, ikintu cya mbere tudukorera
iyo tukivuka uwo munsi turaducanira kugira ngo tujye tuducanira ya minsi 3 tuducanira tugomba gushyuha tuba dukunda kujya kuryama muri bereso iyo tumaze gushyuha rero tumaze ya minsi 3 ducanira tudukata amenyo ubwo tukanabwira veterineri nawe ubishinzwe agatera urukingo twita feri. Ubwo ingurube zikaba zikuze zikaba ugatangira kuzitaho tukazitaho nanone tukazikurikirana kugeza zicutse yanacuka ngomya nkakurikirana kugeza ugeze ku mezi 3 n'igice. Amazina yanjye twitwa Hakizimana Toneste, muri famu kabashinzwe muri famu hano muri vafu nkaba nshinzwe kumenya amatungo isuku yayo, ikindi tukaba twafatanya mu kuyigaburira tukamenya uburyo igomba kubaho mu buzima bwa buri munsi. We muri nuzo ukoreramo haba noneho nk'uko bamaze kubibabwira ingurube imaze gucutsa dufite indi buroke zibamo, ubwo niho zikurikirana izo buroke iyo zije zimaze gucutsa ni njyewe uzikurikirana. Ingurube rero imaze gucutsa igomba kugaburirwa neza mu gihe kingana n'icyumweru iba yongeye yaba yarenze. Noneho nyuma yaho ugomba kugomeza ukayikurikirana ukamenya niba nta kibazo ifite, yaba ifite ikibazo ubwira veterineri akayivura. Nyuma yaho ugakomeza ukaba ureba ko iyo ngurube igeze igihe runaka ukaba izongera ikazasubira hahandi, ariko nyuma mbere yaho haba hari izindi dufite noneho indi buroke ibamo ingurube dukuramo izizaba imbyeyi se, izizaba imfizi se cyangwa iz'inyama, nazo ni ukwizitaho. Veterineri aba yakubwiye ibiryo uyigaburira bitewe n'iyo ariyo, iyo ngurube ikaba igomba kuba ifite isuku, nicyo kintu cya mbere. Banyita Nsanzifura, nkaba nshinzwe kugaburira amatungo hano, ariko akenshi nkorera ingurube zikuze z'amapfizi n'izimwe. Ubwo rero cyane cyane ariko nita ku mfizi kuko arizo zisa n'izitanga umusaruro cyane. Mu buzima busanzwe iyo uzirimo ukunda kuzikoreramo iki? Zikorera amasuku nkanazigaburira. Ukanazigaburira? Ubwo iyo itari kurya neza ukabwira veterineri, yibwira veterineri akagira icyo ayikorera. Tubwire nyine uko uzibona iyo uri kuzigaburira. Nk'ibiryo baba barambwiye byo kuziha, iyo mbonye zishatse gukura cyane zikarenza ndagabanya kugira ngo babone uko bazifatira intanga. Inshuti za Kofisare nk'uko twasuye hano mu bworozi bw'ingurube, twese rero nk'uko twaze tuganira turi hamwe, nk'uko twari dufite ibibazo byinshi twari turi kubaza abahoramo ku munsi, abaveterineri, abakozi bazikurikirana bose nk'uko twababazaga, twahera nko kuri veterineri, wenda ku munsi kubana n'aba bakozi uko mukorana, watuciramo muri makeya uko mubanye, uko mukurikirana amatungo yana buri munsi. Nibyo, aba ni abantu dufashanya umunsi ku wundi, abantu tujya inama. Icya mbere cyo ni inshuti zanjye, kuko ntago umurimo wagenda neza tudakundana. Uretse gufashanya mu kazi no mu buzima busanzwe turafashanya mu bibazo bitandukanye. Niyo mpamvu mbere y'uko akazi kagenda neza ni ubucuti hagati yacu, nibo dupanga tugapangira icyumweru, ndetse byanashoboka tugapangira ikizaza, kuko tubaho ubuzima twita ku matungo umunsi ku wundi. None reka tubaze wenda na Shirimumu ko abana n'abakozi be. Ni ikintu cyiza cyane nk'uko veterineri yabivuze, twese dufite umurimo uduhuje. Buriya nubwo baje ari abakozi, ariko iyo bahageze binjira muri uyu mushinga ubwabo, wumvisha uko bawusobanura, barawuzi. Ni abantu tuba tubanye imyaka myinshi, ku buryo n'uje ari mushya baba bagomba kumutoza bakamenya ibyo agomba gukora. Ubwo rero ikintu cya mbere kigomba kuturanga kugira ngo tugere ku ntego twihaye ni ubwumvikane, ni ubufatanye, ni ubwuzuzanye buranga abakozi twese turi hano, natwe twese turimo.
ni ukuvuga ngo niba hari umuganga w'amatungo, hari mukecuru ushinzwe navuga ko ari manager cyangwa abashinzwe logistique n'ibindi bikorerwa hano, nta na rimwe umukozi ashobora kugenera igikoresho runaka adahuye na mukecuru. Cyane nanjye ubwanjye bituruka kuri wa mukozi wo hasi akavuga igikenewe, haba mu gice akoreramo akakigeza kuri veterineri akakiganira na mukecuru, byaba na ngombwa bikangeraho, cyane cyane iyo hari ibibarenze ku bushobozi. Ndashaka kuvuga ni imiti ikenewe, ni ibiryo, ni izindi nama zisumbuyeho ndaza. Ikindi nk'uko veterineri babwiye, tugira n'inama ku buryo wa mukozi uri hano tumushyira ku rwego natwe twumva ko umurimo wagakozwemo. Nta kintu kibanga kiba hano, ikiriho ni uko tuba tugomba guhuza amakuru kugira ngo ya makuru ariyo avamo uyu murimo mwabonye ukorerwa hano muri rusange. Naho ikintu nabaza nk'aba bakozi nk'uko bavuga ngo bamaze igihe, nk'ikintu bibamariye cyangwa bamaze kugeraho kugira ngo twumve nk'abatangiye umushinga ukaba warazanyemo abakozi kugira ngo bahe akazi, twumve aho bageze. Murakoze, ni ikintu cyiza. Natwe tugiye duturuka mu nce zigiye zitandukanye, ubwo rero twaje mu kazi ntawe ukazi, tukagezemo abo dusanze baratwigisha, natwe turiga. Tumaze kwiga rero akamaro bidufitiye cyangwa icyo bitumariye, ni uko buri wese ku giti cye ku rwego rwe aharanira kwiyubaka, ku buryo nimba hano wenda tubare hari nk'ingurube 1000, nanjye nshobora kuvuga ngo mu cyaro aho mvuka nshobora gutunga ingurube 2 ku bushobozi bwanjye, ariko kubera bitewe n'ino famu experience mba mafite, nshobora gutuma amakuru nkura hano nanjye nyakoresha ku ngurube yanjye mfite mu cyaro, byibuze nanjye ikaba yabasha kugira ikingenzaho mu minsi iri imbere. Nshobora kuyigurisha nkaba nagura ikibanza nkubaka, bikaba ari ibintu byiza, cyangwa se nkakora n'ikindi, nshobora no kugura nk'agasambu nyine bikunze. Aba ari ikintu cyiza rero kwiteza imbere. Intego twese tuba dufite hano mu kazi ni ugufashanya, guhera ku mutoya kugeza ku mukuru udukuriye yagufasha ufite icyifuzo kizima, akaba ari ibintu byiza rero. Urakoze cyane. Reka duhe mukecuru nawe atwibwire. Yarari mu kazi wenda ari kugenda atunganya ibindi, ntabwo twabonye umwanya wo kuvugana nawe wenda igihe amaze muri ino famu, nawe atubwire urwego agezemo cyangwa ibyo byamufashije. Murakoze, nitwa Nyirabagenza Nyensi, muri iyi famu ndi manager w'iyi famu. Managinga ibintu byose bikorerwa hano, haba mu matungo, haba mu bakozi, kabone n'abashyitsi baje batuzindukiye nkaba nabafasha kandi nkabakundisha ubworozi bw'ingurube. Iyo badusuye baraza tukabasobanurira neza uko amatungo yororoka, uko amatungo arya, uko amatungo abayeho. Muri iyi famu natangiranye nayo bagishyiraho ibuye ry'imfatizo, mazemo imyaka myinshi cyane. Urumva wowe imyaka 15, urumva wowe ayisaziyemo, azi byinshi. Ku bw'ibyo ko nabaye muri iyi famu cyane, byatumye menya byinshi, menya ingurube icyo ari cyo, nkamenya iyo yarinze, iyo iri hafi kubyara, iyo tugiye gucutsa, byose mbese birimo, mbese byose. N'aba bakozi baza bansanga ngenda mbigisha, kandi nabo bakavamo abakozi bakurikiranye amatungo yacu neza. Amatungo yacu ariho neza, arya neza kandi agakura neza, ku buryo natwe tureba ko ibintu byacu bigenda neza. Uko muri kubikora ko bibyara umusaruro. Aho byabagejeje, aho mugeze umva igihe mumazemo, watuganiriza ukatubwira ati haraho navuye, haraho nageze kubera iyi famu natangiranye nayo. Murakoze. Iyi famu natangiranye nayo, bwa mbere sinari nzi ingurube icyo ari cyo, nafashe amahugurwa yayo, bituma nyikunda, bituma nyikorera neza. Icyo byangejejeho, turya neza
tukaryama heza twarubatse ubu ndi mu nzu nziza isumbye niyo nabagamo mbere kandi biturutse ku bworozi bw'ingurube. Rero Shirimu, wagira inama ki abantu bahora bagitinya ku bworozi bw'ingurube, ubu ikintu wababwira wenda dusoza kino kiganiro wenda kugira ngo abazakireba kizabafasha? Icya mbere ni ugushimira, turashimira Kofisare kuko kuba mudusura ni byiza, biratuma abanyarwanda n'abandi babyifuza barushaho gutinyuka uyu mwuga dukora ubworozi bw'ingurube. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko aya makuru yanyu aho agenda agera agirira akamaro abantu benshi, ku buryo n'abatugana baje bagashira amatsiko ku bijyanye n'ubworozi bw'ingurube. Benshi barabyibazaga bakavuga bati bikorwa bite, bigenda bite, ariko nk'uko babivuze, ikintu cya mbere ni amakuru. Y'umuntu yabonye amakuru abasha kwiteza imbere aho bishoboka. Icyo nasorezaho rero ni uko duhari kugira ngo dushishikarize uwumva wese afite icyo yakwibaza ku bworozi bw'ingurube, niba koko tumaze imyaka irenga 15 tworoye, niba koko mwasuye ibikorwa byacu mu karuhuko uko bimeze, dufite inama twagira ari ugiye gutangira, ari usanzwe abikora bitagenda neza, dufite icyo twamubwira. Twamugira inama, twamufasha gutangira umushinga we, twamufasha kuvugurura umushinga we, ndetse twamubonera n'icyororo, kuko uko mwagiye muzisura icyororo kirahari kandi ku moko atandukanye. Twabwiye ko dufite ingurube z'amoko 5, ariyo ingurube ya Kambura, Diro, Kerandras, Pietre na Large White. Ushobora kuyibona ari icyororo cyangwa ukabona n'intanga zayo, ko nk'uko mwagiye musoro mwabonye ko dufite ikigo gifata kigatunganya intanga, turazikoresha hano mu ifamu yacu, ariko n'umworozi aho yaba ari mu gihugu hose ashobora kuzibona ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, zimugeraho hifashishijwe drone, twa tudege tutagira abapilote, ku buryo aho yaba ari hose mu gihugu zimugeraho. Ni ibintu tubona ko bifitiye akamaro cyane Abanyarwanda, ni ibintu tubona ko byagira akamaro buri wese, turabibashishikarije kandi twongera kubashimira cyane ko abantu bari bazi ko ibiganiro binyura ku mbuga nkoranyambaga ari biba byavuye ahandi. Iyo mwiyiziye hano ugafotora iriya ngurube neza umuntu akayibona, icyo gihe itandukanya na bandi bashobora kubyitirira zavuye ahandi. Ubu rero iyo muvuye hano, iyo mumaze kubitangaza, hari abaza gushira amatsiko ari uko baje kuhigerera bakaza bakareba, hari abaza uko bamenye amakuru bayakuye ahandi mu borozi bateye imbere, ariko tugira n'urubyiruko rumenyeye ku mbuga nkoranyambaga, baba baza ayo makuru koko bagashakisha, bashaka ibibazo, basubiza ibibazo nk'ibi twagendaga twibaza. Ni muri urwo rwego rero hano muri VAF ntabwo dukora ubworozi gusa, dutanga n'ubujyanama, turahugura ku buryo umuntu nk'uko wabonye abakozi bacu babigusobanurira, ibi bakora n'undi muntu aje gufata amahugurwa aragenda akabyikora mu ifamu ye. Hari ushobora kohereza umukozi we akaza hano agafata amahugurwa, hari na nyir'ubwituza agafata amahugurwa avuga ati ndashaka korora ariko mbizi nabanje kubihugurirwa. Ku bw'ibyo rero nagira ngo nshimire cyane Kofisare kubw'amakuru mugenda mutanga, kuko bifasha kandi bikagira abantu benshi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko iyi famu yacu ya Vision Agri Business Farm ku bufatanye n'urugaga rw'abaveterineri mu Rwanda, ubu ni ikigo gishobora gutanga amahugurwa. Buryo uhuguwe hano ari icyo kigo, ari na Rwanda Polytechnic, ikaba yizera neza amasomo umuntu yabonye, ndetse ubu tugiye gutangira kuyatanga, haba kuyatanga imbona nkubone, ari kuyatanga hakoreshejwe iyakure, ndetse tugahamagara n'abo twita aba expert cyangwa impuguke ziri ku rwego rwo hejuru mu bworozi bw'amatungo. Nkumva rero ari igikorwa cyiza dukora, ndetse ubu tugiye no guhamagarira abantu benshi, ukazajya uza ukaba wakurikirana amahugurwa uri umuveterineri wabyize, cyane ko kwimenyereza bibaho. Umuntu ashobora kugira ubumenyi runaka ariko ntabashe kugira aho bikoreramo ubumenyi, nacyo umuganga w'amatungo veterineri yavugaga. Nkumva ari cyo kintu nasorezaho. Murakoze cyane. Rero twabaza veterineri nimba ari cyo twaba twasize ho yakunganira wenda bagenzi be b'abaveterineri, icyo yababwira
kugira ngo uno mwuga bakomeze bawuteze imbere? Murakoze. Mbere na mbere ndabanza nshimire Kofi Sale kuko nizera ko nashidikanya ko n'abaveterineri bagenzi banjye bazabona aya makuru. Rero mfite ingero za veterineri benshi bibaza batese iby'ingurube nabimenya ne, ese namenya uko ifatwa gute? Hano dutanga amahugurwa atari gusa ku borozi, atari gusa ku bandi tukayatanga n'abaveterineri. Iyo aje mu veterineri rero tuyamuha amahugurwa gitekinisiye ku buryo ataha asobanukiwe. Ikindi ni uko yaje bimufasha kubona ingurube kuva ikiri inanga itagaragara, tukamufasha noneho kugera igeze noneho mu ngurube yego muri nyababyeyi nibyo. Kuyo ngurube ifite amezi rero akayikurikirana noneho akazanayibona ivutse ku munsi wa mbere. Uwo yayibonye tumwereka uko yitabwaho paka igeze igihe nayo ubwayo yaterwa intanga. Indi nama naho abaveterineri ni uko bakwiye kuza bakiga, kuko ibyo biga mu ikayi nzi ko batabona akanya ko kubishyira mu bikorwa, ariko iyo baje hano noneho nk'umuveterineri nkabafasha guhuza ibyo mu ikayi n'ibyo mu buzima busanzwe, kuko nzi ko abenshi babizi mu nyandiko. Murakoze. Murakoze. Reka na mukecuru nawe dusoza atubwire icyo twari twasize. Yego mukecuru. Murakoze. Ibyo nashaka kugira ngo mbwire bagenzi banjye b'abadamu ni uko batinyuka bagakora umurimo nk'uko nawe ukoze mu myaka 15. Ndi umukecuru ufite imyaka 71. Numva rwose akazi ko korora ingurube katavunanye cyane nk'indi mirimo, kuko gukurikirana itungo ku rindi umunsi ku wundi rwose ni akazi keza gatuma n'umuntu adasaza. Iyo uri gukora, umukozi nyamukozi ntabwo asaza kandi ntabwo agira amavunane iteka. Noneho badamu bagenzi banjye cyane cyane nk'abakecuru, harimo abaza baje kudusura akavuga ngo nanjye mama yabishobora, nkavuga ngo uzamuzane aza arebe ikigero ngezemo n'ibyo nkora nawe azanyigana akore. Yego. Ni ukugira ngo batinyuke kandi bumve ko kwikuramo ikintu cy'ubunebwe, ikintu cyo gutinya ngo umurimo runaka ngo uravunana, umurimo runaka umeze gutya, rwose ndabatinyuye kugira ngo bashobore nabo gukora nk'uko nanjye nkora. Urakoze cyane. Murakoze rero nshuti Kofi Sale, uko mutuzi icyo tuba tugamije ni ukugira ngo abantu batinyuke bakore bave mu bukene, be kujya batinya imirimo ngo ibi biragoranye. Ikintu cya mbere ni amakuru, kandi guhora wiga ndumva ari byo byiza kugira ngo umuntu agire ubumenyi bw'ibyo agiye gukora kugira ngo atere imbere. Shimiye rero Shirimo nimba ari ikindi yagira ngo atugezeho. Icyo nagira ngo nunganire icyo avuze mukecuru ni ikintu cyiza cyane. Korora ingurube ntabwo ari amafaranga gusa, korora ingurube bitanga umurimo. Ni ukuvuga ngo haba kuba uyoroye, kubabikoramo. Nagiye nkurikira ibiganiro twagiye tugira, nkabona abantu cyane cyane bari mu mahanga baratwita bari muri diaspora babyishimira cyane, kuko ni amakuru twabahaye bafitiye akamaro cyane cyane mu rwego rwo kwita ku miryango yabo. Iyo rero umuntu yari afite abantu yitagaho, ariko nabo bakabigiramo uruhare mu gukora nk'uko umukecuru abivuze, bafite imiryango basize hano. Wabonye nagiye ndeba ibiganiro uko bagiye baganira badusubiza, byarashimishije cyane, kuko nawe ushobora kwitangira umurimo kandi ukabagirira akamaro, kandi turahari kugira ngo tubafashe tubahe ayo makuru, kuko bigaragara ko atari umwuga wakorwa n'abantu bakuze gusa, ari urubyiruko, ari abakuze, bose bashobora kubikora. Kandi nk'uko veterineri yabivuze, harimo n'igishoro, kuko iyo aje akihugura tukamwigisha uko bafata bagatera intanga akajya gufasha aborozi, bimwinjiriza amafaranga ku munsi, kuko umworozi afashije aramwishyura. Urumva rero ko no gutanga akazi bishobora gutanga akazi kuri benshi. Murakoze cyane. Rero nk'uko nari ndi kubivuga, inshuti za Kofi Sale turabashimiye. Murabona ko iyi kampani ari urubyiruko, ari abakuze. Murabona ko twese cyangwa bose ko mubabona ni abasore barakora kandi
hari aho bavuye hari n'aho bageze. Rero turabashimiye rero, niyo mpamvu duhora ntari akagaruka kugira ngo abafite ibibazo bibaza tujye tubasubiza, nicyo tubereyeho kugira ngo dutere imbere. Murakoze cyane, n'akagaruka.